nyine nandi kuvuga ngo kubera ko dukundana njye ntekereza ko twavuze dukundana sibyo True. Okay. Basi reka mpite nsubira mu rugo kuko sister ntawe hari. Nota sibyo? Kana Bye. I love you. Oh yes. Guherekeza. Yagenda. Waritse mu guherekeza. Okay, bye. 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 Ninakubujije ngo ubu nituzana ubuziba ibazi y'amazi ameneka hano n'ubuse nari kumubwira gute njamene tsoje nakwitangira shirima gutindo njamene tsoje yebo nta huma nacyo uzaba imagine yatubona hano no none ukamubwira imbabarira umfashe umbwira ikintu nkora kuko ubu ngiye gufata decision numva itari ngombwa. kuki mama wanjye akomeje kumbera ikigeragezo akomeje kunaniza burundu nta kintu nakoze ngo mwinginge maze igihe mwinginga musaba ko yampa amahirwe njye na Yves tugakundana yarabyanze pe none ntakubeshya inyambo ngiye gufunga umwuka nashaka mpitane nashaka rwara umutima nashaka rwara iki simbizi ubu decision nafashe ngiye kumubwira ko ntwite bice iyo byagaciye cyo wasaze ni nkaho nasaze pe kunguki ubwire mu ngoro twite nyambo nta kindi kintu numva nakora mukiri mu ntambara zo kumwumvisha ko agomba kwemera Yves gusa urumva ikintu cyamwumvisha ko agomba kwemera Yves ari ukumubwira ko atwite nusiko yabyanze burundu ndabigirane oya Jojo wa pipe aho ndumva nawe wabubutse kabisa irigarika mubwire ntabwo umubyeyi ahita yumva ikintu direct bisaba nyine urugendo gake ageraho nyine akabyumva akamwemera nyine bitewe nuko abona nta wundi muntu ukeneye mu buzima bwawe ibyo ndabyumva sibyo kubera ko nubundi niyo umubyeyi yagize amahirwe umukobwa we akabona umufiyanse aramushyigikira kugira ngo abone yamuviraho none mama wanjye ubwo atabishaka rero kunshyigikira ngo nkingiranwe n'uriya muhungu kandi afite n'ibintu byinshi amwangira bidafatika akeneye ngo umuhungu ngo w'umuzungu cyangwa se n'umunyarwanda cyangwa undi munyamahanga ufite ibintu ufite ibipangu ufite amamodoka ibyo bishobora kuba bihari ariko nta rukundo cyangwa amahoro nzahagirira njye niba nikundiye Yves akaba mwanze decision ya nyuma ndi kumva namubwira ko atwite wenda njye ari kumbwira ushobora gusanga n'ibyo ndi gutekereza atari byo ndi kuvuga ngo wenda amenye ko ntwite yagira ubwoba akavuga ati Jojo ni nanga kashyingiranwa n'uriya mukobwa n'uriya muhungu so ntangiye no kuvugishwa ko uri murakari akavuga ngo Jojo ni nanga ko ashyingiranwa n'uriya muhungu inda irakura igaragare usanga abantu baranyuse rubanda bansekeye umwana cyangwa nyine nk'umubyeyi wenda ashobora guhindura imyumvire bitewe n'inda n'ubundi akenshi ababyeyi subize ko ababyeyi nyine iyo banze ko abakobwa bashyingiranwa n'abakobwa n'ibiki n'abatipe ugasanga nyine umukobwa yabuze uko abigenze neza kugira ngo abane n'uwo mutipe akenshi atanyanye kiri wabo katwite tiriwa mungu yani inda n'ibiki rero umubyeyi uko byagenda kose atinya guseba atinya ko n'umwana we yabyari iwabo ugasanga akenshi nyine se byemera kubera iyo mpamvu ariko noneho njye ntabwo nshaka ko itrufa aba ari uko utwite muraho amakuru yawe
garuka hano uvuye he? nyine uvuye kureba nde hano muri kino gipangu? mama nari mvuye kureba Jojo. Ariko wabonye Jojo umukobwa wanjye ari we ugomba kujya uza gusura. Ntabwo ngushaka. Singushaka kwa Jojo. Uriya ntabwo yaba umugore wawe. Niba ukeneye umugore umbwire nkurangire. Kwa Petero barahari, kwa Masumbuku bariyo, umbwire nkujyane. Urareba ugasanga iriya nzobe yaka kuriya. Ako Jojo ndamukunda pe. Nubwo abakobwa bose bahari narabareba. Ugenda ujye gushaka abandi rero ngewe ntabwo ngukunda ku mukobwa wanjye. Mukobwa wanjye umureke kandi umurebe wirebe. Singukeneye ko umbera umukwe. Hari icyo namutwaye koko? Singukeneye ko umbera ubukwe, ibyo gusa birahagije. Uranyumva neza cyangwa ntago nyumva? Nitufure ku rukundo. Tugomba kumva ababyeyi bacu bagomba kumva ko amahitamo yacu ari amahitamo yacu. Erega Jojo iyo ugeze mu rugo umaze gushaka ntago umubyaza rimwe mu kwezi rimwe mu mwaka just kubasura bisanzwe. Intambara mu Rwanda abari izanyu mwembi, kubaka urugo rwanyu abari ibyanyu mwembi, kurusenya bituruka kuri mwebwe. Rero mba numva nyine umubyeyi atagakwiye kubifata umwana wiwe ngamushyire nk'undi, kuko iyo bashwanye bakubitana baburara basangira ubusa nibo biba biri hagati y'abo bana ntaho bihurira n'uwo mubyeyi, ko umubyeyi waba ari nawe mu rwiwe ari guhangana n'ibyiwe. Nk'ubu ngubu ureba yibeshya akabyanga ukabana n'undi mutipe ukabaho nabi, buri gihe wajya urenganya mama wawe uvuga ati mama yandika nkibana na Yves ubu tuba tubayeho neza n'iki, ariko niyo mwabaho nabi avuga ati nyine uko byagenda kose ni urukundo rwatumye tubana na mama yarabimuje, ariko ndavuga reka bibi kubira urukundo. So rero hano nyine ubwo turacyafite ibintu byinshi byo kumuganiriza, nanjye ntabwo ndamuganiriza, maybe wenda ndashaka kumuganiriza akagira akabyumva akabona ko nyine mushyigikiye nawe udashikeneye kubivamo, ariyo mahoro yawe wenda akagira kubyumva. Ntabwo dukeneye nyine ko iturufo ari uko nyine mama wabyemera ko akatabishaka nyine kubera kabuze uko agira nta yandi mahitamo afite agomba kubyemera ko yakotwite. Shorega mama wanjye yumva nabi nyambo. Gusa yabana undi mubyeyi ntaba yarabyemeye kera. Ngewe ubu ahubwo maze no kubona impamvu hari abana b'abakobwa bishingira cyangwa bajya kuba ku basore direct, kubera ko bagira ikibazo babibwira ababyeyi babo ntibabumve, ntibabafashe muri iyo situation barimo, ugasanga umukobwa afashe icyemezo kibi cyo kujya kubana n'umusore akishingira wenda atari uko umuhungu abuze n'amafaranga kuba yakora ubukwe, ako kubera ko ababyeyi batamushyigikiye gusa. Mbarumva bimangayikisha. Ariko ngewe mfite icyizere cy'uko wenda mama ashaka kuzabyumva cyangwa se wenda atabyumvisha kera kuri finali wenda nibwo nyine twabimubwira, ariko kano kanya ndumva twabatuye nakomeza kubyumva ngiye ndumva nzamurika nkasangira Yves tukabana. None kwishingira se kibazo se nanone kwishingira twaba dukoze ibyaha inshuro zingahe? Tuzi nyine umubyeyi nawe nuvuga nge sinamureka. Nyine abifata nk'agasuzuguro cyangwa ikindi kintu, ariko nabo bagomba kumva ko nyine bagomba kumva imbaraga z'urukundo. Bagomba kumva nyine bareke ko dufata nka kera urumva umubyeyi yaragufataga akagutera akakujyana ku muhungu we yashimye ashatse. Ibyo ni bya kera. Ako se wamuganirije ubu? Wambabara ukaza kuganiriza mama? Nyine ndazi kumuganiriza byibuze wamwumvisha nubwo yakumva akantu gato akaba ari kagenderaho, ariko umbabarire nawe umuganirize. Ngewe ndi kubimubwira wagira ngo mba ndi kuvuga n'ururimi atumva, yizanira ibye akamingero nyine kubera ko amenyereye ko ikintu yanze utagikora aba yumva nyine nakomeza kubyanga wenda uzabireka. Kuko mfite n'indi itangiye gukura, turi gukora ejo n'ejo bundi izaba yagaragaye, kandi Yves naravuga ati nta kintu mbuza nuko mfite ubushobozi buke twari mu muryango wacu tukaba turi kumwe. Ndazi kumuganiriza numva bamuganiriga uko bigenda bizana utubazo, wenda yo ntabwo ihagarika gukura. So rero reka zanamvumbura reka kuvumbura byo biretse, ariko ndazi kumuganiriza basi numva icyo gukora. Sibyo rero gusonza mama basi reka nzagaruke rimwe nakubwiye ngo kwa Masumbuku bariyo no kwa Petero bariyo, ndetse u Rwanda rwose rwuzuyemo abakobwa. Ntabwo Jojo ariwe kamara, Jojo ni umukobwa wanjye, sibyo? Kugira ngo iriya nzobe ize byonyine nabigizemo uruhare. Wegeze umfasha wowe? Singukeneye rero.
wa mukunda utamukunda singukeneye ngo mbere umukwe singushaka Jojo ndamukunda nawe arankunda n'umukobwa warezwe nta nana hure nabo ngari kuvuga nakubwiye none se ko ntagukunda uragiye ngo mbigirene singukunda mu muryango wanjye sinkeneye kuza mu muryango wanjye basi mama hirwe rimwe ryonyine ntayo nguhaye ako mama ndamukunda pe kandi nawe arankunda urabizi reka nkubwire mu muryango w'iwacu dukunda abasore bafite buri kimwe cyose kandi ntabyo ufite nawe urabizi ko ucuruza ibitoki ntabwo ngukeneye rero gusa ariko mfite n'akandi kazi nuko ibitoki byo bicuruza waba ufite akazi ukagenda n'amaguru nkayo ndi kugenda ntabwo ngukeneye sawa mama Kushirwa bayiki gituma uri kunsuzugura igihe nahereye mvuga wagira ngo ntabwo turi kumwe telefone tu niyo witayeho ni wo mwanya ufite mbese Jojo nta mwanya ukimufitiye shaba ahubwo guhinduka biraborohera koko navuye mu rugo numva umutima wenda kumvamo nzi ngo wakoze accident cyangwa se bakwibye telefone ntayo ufite kuko sinumva gukuntu nshobora guhamagara inshuro zirenga 6 utamfata ngo numve ntuje kumbe wowe uricaye uratuje nta kibazo cyose na kimwe Jojo sinkeneye kongera kukwitaho pe muri kano kanya mu mwanya nitekerezaho sinkeneye kukwitaho ngo umwanya se ubwonko bwawe ntabwo buri gukora kunyita base bisabiki bisaba kubanza kubyigaho bisaba kubanza kubitekerezaho ni ugomba kubanza gusoma dictionnaire kugira ngo ubone amagambo umbwira ufite ikihe kibazo Jojo nkeneye umwanya wawe umwanya w'iki nyine sinkeneye ko ukomeza kuza ahangaha umwanya nturi wenyine ntiwiri wowe wenyine hari ubwo nari mari ubu ntabwo wabitekerejeho nirwanye ibibazo byinshi cyane nirwanye stress nyinshi cyane sinkeneye ko nawe wiyongera muri kamwe muri stress rero ufite nanjye ndi muri izo kwanza ni nawe yose ndeka kubeshyira n'ibindi ni wowe stress ya mbere ndabizi ntacyo ushobora isa ushobora kubona ndi stress kuri wowe ariko ari nanjye mugisha kuri wowe Jojo twumvikane kino kintu ari bishoboka ugomba wari ukabusubiye ahantu wari uri pe Yves ntabwo ngiye nsohoka hanga utambwiye ikibazo ufite utambwiye ikibazo dufitanye cyangwa se unyerura umbwira uti Jojo ngiye nta mwanya ngifite ese ubwo ntabwo wamagahenge agahenge se nakakwimye wageze ahangaha uri kuvuga ugasakuza gusa tuza ntabwo ntuza utambwiye nimba udashaka gutuza utahusubira iwanyu okay ngambwira ikibazo ufite ikibazo mfite ni wowe nta kindi kibazo na kimwe igisubizo ufite okay ikibazo ufite ni Jojo nizere ariko ko igisubizo ufite ari nana igisubizo mfite kan subwo nanumuza gukora kimwe none niba udafite umwanya wo kunyita base ataragera ahangaha cyane ntaramubona ntarumva ibyawe nawe kwibiki ibito utigeze ubimona wigeze unsuzugura byeza ubwo rero nana yaje mu buzima bwawe urumva wamukumbuye ukumbuye ibihe byiza mwagiranye niba mwaranakundanye simbizi urumva ushaka kunjijisha twumvikane iki kintu Niko Ite byawe ko mabagaye none hora ntabwo wari inzara navuye mu kazi ibyo nkarandabereka kugisha umuvandimwe ahubwo igihe tutanavugana wanjye cyane ahubwo mumagaye nagushakaga mbaza ni ngufite aya makuru kagire nkwana ndamurongoye da ndamurongoye shado umva ndamurongoye nimba namurongoye sha ubwo sinzi n'igihe nazamurongorera ndamurongora muri uno mwaka kandi uyu tuvugana uku kwezi tugiye kujyamo itariki ubwo nibyo nshaka tuganira urukumva nashaka tuganire itariki cyenda byaberaho uko wenda bitewe n'ahantu wenda twajya ahantu hari ama reception ibiki ku rusengero biterwa na date bari budweze bitewe n'abantu wenda bafite bandi nyine tukumva itariki aho twayishira ibintu kabisa uko amafaranga nari mfite ibintu nagiye kuyajyana bize kuri ndetse kwa uretse ukazamwerera iki ko ushaka kujya muri ibyo bintu wazamwerera iki niko ji ari igitekerezo cyiza mva ngeneye ko umuntu w'umugabo none hose ibintu byo kujya bandaza Nyanza ngo ntago bari bumenye ko narakwa reka mukwe hanyuma nge ndara nk'abapapa shambyuke mu mura nk'abapapa
niko abo ngubu ndashaka kujya mbyuka nk'abapapa nambaye isume ndari nambaye ubusa kwambara ubusa birasetsa koko oya njye urumva use nze kukureba nimugoroba cyangwa nze kureba ubu ngubu sanjye ko ndiho mu wangeraho tunazi kamugereho tubidiringe uko na Sherisi ndabimubwira hanyuma turebe ni hehe byabera iki nawe namitire munabonye rero ubizi mwana makuru uri gutaha so bitegura ubundi y'amakuru ndabifite hari naho hagezweho hano ku Gisozi okay ubwo rero reka nze ngugereho ubu ngubu okay cha reka nze kanze rwose dore nano twari duherukanye ndebe ko ngukuramo n'amacupa ngahe ndafa kandi nwera nanjye yimaye nuko yajyana uyakize nayakoresha ndakuzi rwose business ubu ufite ubwo wataye ngo yagoze ubutaka wakoze ibiki orurari ntacyo twumvikana ibibazo biri hano byose bishyire ku ruhande rumwe nanumushyire ku rundi wishaka kubimuvangamo none se niba ukuvuga ko ndi ikibazo igisubizo ninde niba Jojo ari ikibazo kuri wowe igisubizo ninde igisubizo nuko njye mfata umwanya nkaryama nkaruhuka nkitekerezaho nase waraye uhagaze sinkeneye gufata telefone zawe sinkeneye kukubona aha ngaha waraye uhagaze se ntabwo waryamye Jojo kuki udashaka kumva n'ubundi ndibaza ubundi mu rugo rwacu bizaba bimeze bite niba ufite amahane agana gutya tutarabana ntayagira se uri kuvugira ku mwana dufite ndashaka kubaza we Yves ari wowe umpamagaye umunsi wose nari gufata telefone yawe urumva nakwandikira message ntunsubize kandi nta kibazo na kimwe twagiranye wabyakira gute nakubaza none se ubundi se we uri kuvuga ngo tuzabana gute wowe uri mugabo nyabaki udashobora kwicara ngo uvuti Jojo ndagushaka havutse iki kibazo iki niki wakosheje iri kosa kugira ngo nsabe imbabazi cyangwa se wahemutse aha ndi buroti kosa nakoze wabimbarije utuje ntabwo kubwira Nase kucyuma ko nuza urasakuza gusa nta kintu kucyuma ushaka nuza kandi se unyine urabizi ko natuje kuki udatuma nuza Jojo wampaye agahenge wampaye amahoro mu buzima bwanjye ni wowe uri kuyibuza wambwiye ikibazo dufitanye nagutwaye iki nakoze iki uramaza aka kanya wirengagije ko mutwitiye bwa bugambo bwiza wirirwa gumbwira aka kanya urabwibagiwe Jojo nagufite sinabaho none urumva ushaka nyine none uko ngenda ngiye kure yawe none nibyo ushaka Jojo hari icyizere ko twazabana kuki tutabana se ubu urukundo rwose ngukunda cyangwa ukuntu nkunda utangiye kwibaza ngo tuzabana tuzabuzwa n'iki se hejuru ukuntu ngutwitiye hejuru y'ibi byose nirwa ncamo none uratinye kukambaza ngo tuzabana ufite gahunda yo kubana nande se wundi Jojo nako mbireshya nana yaraje uri gushakisha impamvu zituma unyibagirwa zituma unyanga zituma dupfa ubusa mbese wakisha icyo se basura cyankunda Jesus cyagukunda Yves ndagukunda cyane kandi cyane 100%. Ahubwo sinzi ikibazo ufite kugeza iyi saha. Jojo mva kukureba nahuye na mama wawe. Izina rya Yesu. Ntumbwire ko wahuye na mama.